niba ari Dini Hussein usanzemo uyu munyabrazil Eder Militao hakiri Antonio Rudiga bakumva ko wenda bashobora kuba bashaka partnership bakaba bagerageza ariko bimwe mu byagiye bibagora cyane nibyo bagiye bavuga cyane kubigaragara yuko bakeneye umukinnyi wo hagati mu kibuga wo bita nka connector cyangwa se wa mukinnyi ufasha ugena umukino ukuri buze kugenda mbega profile Toni Kroos cyangwa se bakagira undi mukinnyi nimero 6 waza ameze nka Vitinha ariko ubona ko ari we muntu ufite icyo twita ufite umukino wa equipe muri rusange kuko buriya football ikinirwa hagati mu kibuga kuko iyo iri muri defense uri murarwana nyine no gukuraho umupira iyo iri muri attack urwana no gutsinda ariko ibijyanye byose no kubaka ibijyanye byose no kugena uko umukino ugenda bikorerwa hagati mu kibuga rero niyo mpamvu akenshi usanga ama equipe afite abakinnyi beza hagati mu kibuga akenshi usanga akomeye tuzi nka ya Barcelona yabaza Vina Iniesta tuzi no Real Madrid ejo bundi haheruka yaba Toni Kroos na ba Luka Modric turimo turabona uyu munsi ikipe ya Arsenal kirimo irakina hagati mu kibuga tuzi no City aba Kevin De Bruyne na ba David Silva na ba Fernandinho hari nyine football umupira iyo uri muri ahitwa muri midfield zone nibwo uri muratekereza nkuri kinoneho ni departement gufasha impande zombi inyuma imbere kubaka kuva dukora iki none ahangaha tubigenze gute kuko muri defense nabivugaga uri muri risk zone yo kuva ngo ntatsindwa igitego iyo wageze imbere uri murashaka uburyo ugitsinda hagati rero na ahantu hari hakomeye cyane ari nayo mpamvu mbona ko Real Madrid nabo bibwije ukuri babona ko bakeneyemo umuntu bari bavuze ko Aurelien Chouameni nka nimero 6 bashobora kuba bamwizera mbona bakeneye cyane nubwo bababonye bombi byaba byiza nimero 6 mwiza na nimero 8 mwiza ariko biba ari uguhitamo bakeneye cyane umuntu witwa Enzo Fernandez kubera iki buriya Enzo hari ukuntu atanga niba nabonye nk'ihumure iyo ahagararanye na Caicedo agatanga na extra motivation iyo yegereye kuri pam mu buryo bwo gukina n'imikinishirize akaba ari umukinnyi ufite uburyo akina impande zombi kuri za long passes imipira miremire atanga kuri nimero 7 atanga imbere atanga kuri nimero 11 mwabonye amashoti yageragezaga nijoro nubwo bitamukunde ngo aze kubona igitego n'umukinnyi ubona ko muri iriya style ya Real Madrid byahita bikunda kandi kukwereka ko ari ikibazo bamaranye igihe Carlo Ancelotti muri saison ya nyuma yari yabinginze cyane ngo bamusinyishirize umuntu witwa Alexis Makarista muri Liverpool aze ahagararemo muri iyo nimero 8 ayikine neza kugira ngo abafashe uburyo ki bazajya bagena umukino kuko ubona ko bakimisinga cyane umukinnyi witwa Toni Kroos so mbona rero profile Enzo Fernandez yaba mwiza cyane muri no mikinire ikipe ya Real Madrid bakaba banamwubakira never know yego koko mkanya gato Fuad atangiye nibyo yatangiye yibaza ati ese haba hari indi myanya ikenewe kuba yatekerezwaho mu ikipe ya Real de Madrid umuntu yavuga ko hari imyanya ihari surtout nko muri defense ubona ko nawe akeneye kuba hatekerezwaho ariko kimwe nk'uko Deus yabivugaga ahakenewe cyane niriya zone ituma niba n'abahari muri defense kugeza kuri ngubu ntabwo ari abakinnyi babi cyane ariko kuba badafite rido defensive abakinnyi baza gufasha nge mbona iriya myanya nk'uko mu kanya gato nari mbaye nk'uca mu ijambo gatoya kuri Cardinal mvuga ni iriya departement ifasha ikipe mu kuba kugarira neza itanga na ritme ku ikipe igiye gushaka ibitego uriya mukinnyi wo kuri iriya departement ubona ko ari abakenewe so kugeza kuri ngubu ibitangazamakuru n'ubwo bivuga kuri aba bakinnyi babiri bari kwifuza n'ikipe ya Real de Madrid nabonye ibinyamakuru mu gihugu cy'Ubufaransa bivuga ko equipe ya Paris Saint-Germain na intention ifite guseringa uyu mukinnyi wabo n'ubundi Real Madrid urabona ko iracyari murashakishiriza hirya no ko babiri ari bamazina remereye cyane kwako tubuka ko no minsi yashize havuzwe ba Damoto navuzwe umusore wa Isaac Darkmar witwa Keith Smith ajya avuga abakinnyi benshi yimirarambagiza abakinnyi bakina hagati mu kibuga ariko babaye hagati yo guhitamo abakinnyi babiri hagati ya Vitinha na Enzo Fernandez ntekereza ko Vitinha amahitamo meza muri ikipe kubera ko cyambere ntekereza ko ari umukinnyi mwiza ku mwanya wiwe ibyo akora umukinnyi wabonye type ya Pedri mu kibuga cyawe bahimbe nimero 6 mu kishira gatatu idasanzwe nk'iyabandi bari mu gatatu bandi ufite nko kwisi ureba nimero abenshi batera amatakre bakora akazi
kenshi mu kudefanda wenda bakaba nabeza mu gupasa ariko Vitinha nimero ko yahoze nimero 8 awukora ibirenze ibyo ngibyo technical ability iri hejuru amacenga menshi gukontorora umukino kwereza tempo akamera nk'aho ari umutima w'ikipe gusubira inyuma uramubona ikibuga cyose ntabwo amenya umwanya akinamo inyuma umubona imbere umubona amapase menshi atanga mu kibuga umubona creatinga nibigera no mu gutsindira ibitego kuko no mu kitwaye tubona atsinda ibitego kandi mu buryo bwe budasanzwe ntekereza ko nge Vitinha yaba ikintu cyiza cyo gusimbura Toni Kroos kurusha Enzo Fernandez nawe ni umukinnyi mwiza wakomfimye kari akwiriye n'amafaranga yaguzwemo abakinnyi beza ku mwanya wiwe ariko ibyo Vitinha n'amara akora ntekereza ko biri class ku rwego rw'uko equipe yose yagira amahirwe yo kumubona itatekereza kabiri mu cyaba afite umukinnyi nka Pedri hariya hirya neza ko wabonye Pedri ariko iyi full package rero ifite n'ibindi bintu birenze byo kuba Pedri yakudefendira neza afite na physical ability mu buryo abantu batabona kuko buriya kwambura umupira abantu bajye bareba Vitinha kwambura umupira biragoye cyane nubwo ari umukinnyi muto udafite taye ndende ariko kwambura umupira biragoye mu ikibuga cyose ntaruha ntekereza ko rero bagize amahirwe kubona nka 8 nka Vitinha mu ikipe ya Madrid yabara amahitamo meza cyane bitavanye yuko ikipe ya Paris Saint-Germain musigoranye ubonye na Enzo Fernandez yabara amahitamo meza kuko no mukinnyi mwiza ariko mbona Vitinha ari yaba karite yose uretse no kuri Madrid ikipe yose yagira amahirwe kuko uyu mukinnyi connecta defense n'imbere umujya mu gishanga nimero 3 n'umugisha gukina no connect imbere na mediane ya mugira umukisha nimero 8 kandi no akamaze n'imyaka myinshi abikonfirma utekereje Paris Saint-Germain mu bakinnyi kuva yatwara bira bikombe bagumye kuri level hejuru kuko abandi bagiye bagira ibibazo by'imvune abandi bagenda bagira ukudahozaho kubitewe nyine niyo fitness yabo itameze neza umwe mu bakinnyi batigeze bahindura urwego bagumye kuri level nk'iyo bagumanye mu mwaka w'imikino bahozeho ni Vitinha mu kipe yo Portugal muri Paris Saint-Germain hose no mukiri umaze imyaka nyine confirma kandi bikoreka ko mukiri class bikoreka atari forme ni umukinnyi wabazi kugaragaza ko ari world class ntekereza ko rero Madrid yamusigize amahirwe yo gusinyisha umuntu nka Vitinha byabonye umukino udasanzwe ubwo kereka hajemo kuba umukinnyi we aramutse agaragaje kwifuza ko yasohoka akaba yakwerekeza mu ikipe ya Real de Madrid kuko rwose baravuga ko ikipe ya Paris Saint-Germain nkuko wari ubikomojeho ari mu bakinnyi b'inkingi ya mwamba mu ikipe ya Paris Saint-Germain yego koko niwe mukinnyi nawe mbona waba mwiza urebye nka club avuyemo ni club ivuye gutwara Champions League n'umukinnyi ukiri muto mu gihe kuri Enzo byasaba ikindi gihe cya adaptation yivuze ngo ngo abishatse Paris Saint-Germain si ikipe ubu umukinnyi wese akifuza kubamora oya Madrid komanze muri Paris Saint-Germain Vitinha yaza nko kuri class rega Madrid ari bizinezana ejo twabonye yasasa ibirenge dewe Madrid je Vitinha yasasa ibirenge gusohoka muri Paris Saint-Germain kuri ubu nsigaye mbona abakinnyi basigaye bareba icyo washyize ku meza ariko Paris Saint-Germain ni equipe iri mu murongo mwiza wo kuba ifite fast hand cyangwa se upper hand mu gukipinga abakinnyi babo urebye amafaranga babaha ukabareba condition babashyiramo ukareba umutoza bafite cyobora ni factor ikomeye cyane umutoza ni factor ikomeye ugiye gutozwa na Riberoa ariko ntabwo uri umutoza watozwaga na Enrique n'umusigire reka tuvuge wasimbuye Xabi Alonso kugira ngo tuzuzaze sibyo uvuye kuri Luis Enrique abatoza bagira ijambo rinini kukudesida kuhazaza h'umukinnyi kuko akenshi ujye ubona n'abakinnyi bavuga ngo niba dufite ikibazo cyo kongera amasezerano gutya reka tubanze dutegereze turi umutoza byibura ubanza ukajyaho uwo Enzo Fernandez twavugaga niwe muntu wabaye wa mbere aravuga ati mube muretse tidabona noneho ibijyanye n'uburyo equipe irimo iragenda ihindagura abatoza buri kanya reka mbanze ndeba ikipe yerekeza tubone tukuzongera wenda no kuganira cyane ko afite amasezerano we y'igihe kirekire so ariko hari igihe umukinnyi anawininga agatwara byose akavuga ati none ngiye kujya muri dream club atari ukuvuga ngo nukiyirusha iki n'iki kuko twabonye urugero njya nkunda gutanga n'urwa Cristiano Ronaldo muri Manchester United yari yatwaye ibintu byose yari no mu mwanya n'ibihembo bye ku giti cye na Ballon d'Or yarayibitse afite byose pe ariko arangije avuga ati mama yambwiye ko imyenda y'umweru imbere kurusha umutuku arerekera abo bakinnyi bajya babaho cyane so hashobora kuba wenda habamo n'icyo kintu ngiye nivugiraga cyane mu mikinire kuko Edi ubwo batatu muri Vitinha baba ari bande batatu babiri bajya hagati babiri mu gukora iki muri mediane ya Real urumva byahitamo byaterwa n'amahitamo y'umutoza wenda none yafavorize kuko turacyabona we hitamo nyine ku yawe kuko uhisemo Vitinha turebe Chouameni ubwo hagumye bataguze undi mukinnyi nimero 3 nakisha Chouameni Vitinha na Jude Bellingham bagakina hagati mu kibuga nakiza ko ariyo mahitamo yaba ari aya mbere ariko ndashaka no kuza umutoza akabona
Jude ashaka kumushyira ahandi cyangwa akamugera itwinga uhengetse cyangwa akamushakira indi nshingano mu bakinnyi batatu b'imbere akazanamo uyu mwana Adagure ariko mbona ko gatatu n'umunani yabikomfinya ari Chouameni na Vitinha bagakirana kandi ntekereza ko bakora akazi neza ngiye mbona umupira Vitinha aretse nayo Madrid nta kipe umupira akira nta kipe yakitesha ku ariko mbona okay ngiye natangiye mvuga ngo bababonye bombi byaba byiza kurushaho kuko Vitinha yabaye nine navuze ngo bababonye bombi nta wanga ibyiza arabibura sibyo karari bishobotse ko babona bombi baba bubatse mediane nziza ya Vitinha na Fernandez na Jude Bellingham mu mikino ariko impamvu davuga gutyo Cardinal nuko kuri mercato imwe ku buryo bakwishora kuri no why not ni Real Madrid rek ariko nge simvuga ngo babone bombi navuga ngo bibaye munsi amagana ngahe amagana ntabwo twabonye cyangwa 2.5 minimum bikorayo ariko nta mafaranga nge navuga ngo nge natanye ngo bishobotse none reka mvuge ngo bishobotse bakabona bombi bakora mediane nziza kuko nabakora ariko Vitinha babaye bashaka nimero 8 muri aba bakinnyi babiri impamvu nge prefera Enzo Fernandez Vitinha yabaye mwiza agiye muri nimero 6 binatuma agurana cyane na waone Neves ari mukajya mu 8 ari muka ajya mu 8 umwanya we wari nimero 6 aba ari muri benefit kuri buka ko City niyo yamugezeho bwa mbere bamusimbuza bazamusimbuze Rodri ari nimero 6 waone Neves afite 18 bahuriye muri Paris n'uyu mukino mwiza wa Luis Enrique afata Vitinha aramubwira ati noneho wowe ntabwo nyene nimero 6 w'igisuka w'amatakire menshi y'imipira yo hejuru kuko mfite ubushobozi muri possession bwo kugumana umupira kenshi icyo mfiteho ikibazo ni ukunsohorera umupira muri defense gusa nicyo ngusaba nkurira umupira muri defense uwigize imbere wabone Vezi mwe muri kumwe baze ari nayo mpamvu yahise yirukanka ukabona ko Fabian Ruiz ayisaba mwiza muri cyane kubera ko n'abakinnyi beza bato bafite imbaraga baswitchinga bombi bafite profile zombi bakina nk'adafite nimero 10 none Fabian Ruiz akaza akabajya hagati akabuzuza ahita umukinnyi mwiza muri mediane ya Paris Saint-Germain cyane na taye uburebure technicité yes nimbihuza rero na Real Madrid ikeneye nimero 8 nka nimero 8 wanyawe kandi mufite Jude Bellingham yaba Enzo Fernandez kandi Jude Bellingham agomba gusubinywa gacana nimero 8 yagwe ndeba Vitinha arimo arakina mbona uretse kuba nyine bamupanga mu kibuga nimero 6 abari all around player abari mu kintu kibuga cyose cyane cyane no hagati ushaka kwitiranya kaya nimero 8 kaya nimero 6 uje kaya muri defense ako Vitinha ntago uretse kuba bamupanze muri 11 nka nimero 6 ntago rero kubona marakina ariko rore abakora rore playmaking rore arikora ya defense yifi yera n'impamvu mvuga yuko yafite nimero 8 afite muri nimero 6 hose nyine ikibazo rero Madrid sikeneye uranaga gikeneye uri umuntu wako uri defensive no uri defensive ntago ari ukeneye ahubwo ikeneye wikiraro gihuza defensive holding uwo mukinnyi afite akazi mu gihe amukina nkuje kudefanda afite ubushobozi bwo kubikora mu gihe amukenera nkuje gukina nka nimero 8 agufasha mu ariko ahubwo afite ubushobozi bwo kubikora Enzo byose nabifite ariko Vitinha bimusha byose uzi abantu batereta niba bajya bavugira ngo uri cyuzo cy'umutima wanjye urumva Enzo Fernandez ni icyuzuzo cya buri mu mediateri wese nimero 6 na nimero 10 ushaka nimero 8 uwitwa Enzo Fernandez ukuna kina nimero 8 ni icyuzuzo cya nimero 10 nimero 8 wakenera nka nimero 10 nimero 8 ukeneye Enzo Fernandez garaturi muri stade no kuri gatandatu nimero 8 inshuti yanjye Rugaje yambwiye ati umukinnyi mwiza nimero 8 ku isi ni Enzo Fernandez avuga ngo Rugaje atse kukabye ahubwo ati Enzo Fernandez nimero 8 mwiza ati nimero 8 mwiza nanga uri ku isi ni Enzo Fernandez akuriye igikombe cy'isi ya TF1 yewe mukanya turi muri stade nabwo ahubwo sitiko natwe turuganire kuri ibi ngibi turi muri stade mbwate nimero 8 mwiza namwe Declan Rice ati uyu mugabo no umukinnyi Declan no wanye ndamuzi ariko umukinnyi yazi gukina namugane ako nakantu kawe nawe uvumbuye bo yakina yagira ate Enzo no umukinnyi mwiza ariko kuri Vitinha Vitinha mbona ari hejuru ya Enzo ariko Vitinha mubona mwiza muri nimero 6 nyine ariko nyamara ari mwiza cyane niyo nayo natanye mvuga ngo ibabonye bombi byaryo bayicika ikibazo bari ugofi cyane komeza karari icyo nashaka kuvuga kuko nge ndi kumwe na Edi hari ikintu twita hari formation yego hakaba na animation yego nge mbona
animation ariyo itwereka umukinnyi ari kujua iyerore muri club. Nkurikije uburyo Vitinha Cardinal bameze nka Isugras abakora imipira yose ibanziriza kujya muri offensing area ya Paris Saint-Germain bajya kwa adversaire bagana kwa adversaire Vitinha bafite mu ruhare. Njye nkibaza nkuko wabikomoje Cardinal gusa nkaho akina je iri defensif yabitewe ni umutoza mwana arije neza kuko nanone ahandi hantu hose ariko ari ahandi hantu hose yakinaga ntabwo ari umukinnyi mwiza. Yego Vitinha mwiza muri peje ese Vitinha yabaye umukinnyi mwiza muri Wolves yaje muri za Wolves se revo ya club nayo itanga umutoza yamusanze muri Paris Saint-Germain adakina umutoza nagaruza Luis yamusanze yari umukinnyi wari kuri segomba gusohoka arangije we umutoza Luis Enrique arabanza yanariza ekipe arababwira toya njyembe na mbere wanze mu nyuzo y'umunyapolitikari mugenzi wabo muremure wirabura witwa Gakena gatandatu Vitinha mwibuka Gakena gatandatu muremure nduba asiga muri ari tihad ngira ntabwo mwibuka muremure wirabura Gakena gatandatu yari Paris Saint-Germain Danilo asiga muri muri defense arangije aravuga ati cya kabiri kwanza ivuye mundekurire witwa Ugarite wese simubara kwa sura umukinnyi n'ubundi mbere ko nuza hari Ugarite yaje n'undi Vitinha hari aravuga ati kiriki uyu mutariyani ukuze mu murekore munzanire indi nyangufi iri muri Benfica nikore Mediane y'idukuri uba watebeje ibica hasi John Neves na Ngoro Kanté ngiye mwita Ngoro Kanté mwita Ngoro Kanté umuzungu ariko uramuje no bawavitebeje Vitinha ariko nanone karaka kagabo kaje Vitinha karamujuje kandi kaje Vitinha gano kaje Neves nabo kujujuye uvuze neza analize y'umutoza icyo yashakaga buriya Vitinha Edi yatanze urugero rwiza cyane nka Pedri sibyo ziriya style zaba Pedri ubona ko uburyo Pedri akina umupira ntabwo ari umuntu w'imibare ariko kipe nimukuremo cyangwa imusimbuza munanibuka neza yuko abandi batoza batoje Barcelona nta numwe yigize usoma Pedri umwanya we umuntu ubonye Hans Flick kuko Hans Flick n'umusizi muri 2008 abandi bose bamushyiraga muri nimero 10 abagasanga Pedri si umuntu wa assisting assist 10 muri season baravuga ati ntago ari umukinnyi wa assisting ahubwo ni umukinnyi waremera wa assisting amuvana muri nimero 10 byabaye n'ibiteza n'ikibazo muri Espagne no muri Barcelona ati nta mu nimero 10 twabona meze nka Pedri umutoza witwa Hans Flick ati mumwihorere ahubwo ni mwamwishe ni muzahakina amushyira muri nimero 8